Umunyeshuri yarwariye ku mashuri abarimu banga kumuvuza indwara irindi munogunura badiregitire ndetse na badiregitirisi barebera nyamara ngo urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumunyuza mu ryoya mu ntara y'amajyaruguru mu baturanyi bacu acitse igikuba ndetse n'ururondoguru urupfu rwa Brenda umukobwa w'imyaka 18 wiga mwaka wa 4 rwateje agahinda ndetse n'imaka zikomeye mu muryango ndetse no mu maturage. Brenda ngo yitabye Imana nyuma yo kwimwa uruhushya ngo ajya kwivuza, ni mu gihe kandi ngo n'abarimu nabo ubwabo bari banze kumwivuriza ku giti cyabo. Bamwe mu banyeshuri bafite icyo babizo bagize bati yari amaze kinini arwariye muri Dorotwari ndetse ngo nta muntu umwe yamugiragaho usibye twiga twari tuzi ibye. Byasabye uruhushya kenshi ariko abarimu banga kurumuha ndetse rwose natwe turabamwingingira ariko rwose barabyanga. Nimugoroba rero nibwo twabonye byanze maze turabatabaza kubw'amahirwe baraza baramufata gusa n'ubundi yararembye cyane. Rero kubw'amahirwe make yaje gupfira mu maboko y'abari bamujyanye kwa muganga. Nkuko bivugwa n'umuryango we, Brenda aramaze iminsi arwariye ku mashuri, bivugira yuko yakomeje kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi ariko ngo kumujyana kwa muganga hakiri kare ahubwo bakamuha imiti igabanya uburibwe. Umuvandimwe witwa Anne yatangaje ko batigeze bamenyeshwa ko uburwayi bwe bwari bukomeye cyane nyamara ngo batuye hafi y'ishuri. Ni mu gihe kandi nyina wa Brenda nawe yavuze yuko amenye ko uburwayi bw'umukobwa we bukomeye cyane bitinze. Muganga kenshi yavuze yuko nyuma yuko ishuri ryatinze gufata icyemezo cyo kumujyana kwa muganga ndetse no kumenyesha umuryango aribyo byateye urupfu rwe. Kugeza ubu ngubu umuryango wa Brenda urimo ashinze ishuri uburangare ndetse no kudatanga ubutabazi bwihuse, ibintu bavuga yuko byagize uruhare mu rupfu rwe. Ibi birego byatumye abaturage basaba iperereza ryigenga kugira ngo amenyekane neza uko byagenze ndetse n'icyateye gutinda kumuvuza. Kugeza ubu ngubu hacyategerejwe ibisobanuro birambuye by'ubuyobozi bw'ishuri ndetse n'inzego zibishinzwe ku byabaye. Hagati aho urupfu rwa Brenda rwabaye igikomere gikomeye cyane mu muryango ndetse nuko biganaga cyane ko ngo arari mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye yiteguye kurangiza amasomo ndetse no gutangira urugendo rushyashya rw'ubuzima. Iyi nkuru yakomeje gukurikiranwa mu gihe umuryango usaba ukuri ndetse n'ubutabera. Ngari ngukore twifatanyije n'umuryango we mu kababaro mu gihe umwana w'umukobwa tumwifurije kugira uruko ridashira. Nanjye ngirane nkora subscribe nimba rugamije kuri isheni. Jye cyari Obi Nangini Obi Time News mu ntara y'amajyaruguru. Obi Time.